I will not leave you in the dark. I will not let you drown in the rain. In the night I'll be your shining star. Byukuri twebwe umuryango wacu nge na Yvette, umuryango wacu turabashimira cyane abantu badufashije mu bukwe no mu kubutegura. Imana ibaha umugisha. Turashimira abantu badufashije mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo kutwegera no kudukorera imirimo, ndetse n'abatwifuriza ibyiza. Ariko by'umwihariko tubasabiye umugisha ku bantu batubaye hafi mu gihe cyo gutegura ubukwe bwacu. Turabashimiye rwose kandi mwarakoze, tubahesheje umugisha mu izina rya Yesu. Mwarakoze cyane. Imana ibahe umugisha. And I would be all you need. Ikibasumba wera n'ukuri ndabyemeye, jye naranyuzwe. Nitwa Iradukunda Yvette, mvuka mu karere ka Ngoma mu murenge wa Murama. Ubundi iwacu tuvuka turi abana 4. Muri abo bana ndi uwa 3, nkurikirwa na bucura. Nitwa Ildefonse Musabirema, nkaba mvuka mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Manyagiro. Nkaba mvuka mu muryango w'abana 5. Muri abo bana nkaba ndi umwana wa 2. Ikibasumba renze narakwegereye ndaguhobera mama. Ubundi nakuze ndi umwana utuje cyane, ntabwo nagiraga ibintu byinshi byo kuvuga, ariko nkagira isoni. Muri ubwo bwana bwanjye gusa iyo nabaga amenyeranye n'abandi bana, hari n'ibyo nagendaga nkora bimwe na bimwe, amadega y'abana, hari ayo nakoraga nanjye mu bwana bwanjye. Ariko nyuma maze gukura naje gutuza, nkakunda gusenga cyane, ikaba ariyo nibyo byari bigize ubuzima bwanjye. Gusa nyuma nagiraga ibyo ngenderaho. Ubundi numvaga kubana n'abantu basenga muri sosiyete isenga, numvaga ari byo bintu binshimisha cyane, ariko nkakunda no kubona abantu bishimye bakina. Ibyo rero nibyo byari ubuzima bwanjye. Gusa nyuma naje gukomeza ubwana muvamo, ndakora mba umuntu mukuru, ngenda mba ahantu hatandukanye. Muri aho hantu nabaye ku mashuri atandukanye nizemo, nko mu karere ka Gakenke nizeyo, mu karere k'iwacu Ngoma, biza kurangira ngeze mu karere ka Gicumbi nje kwiga. Nkura ikintu cyagiye kindanga cyane, nakundaga gukina udukino tw'abana cyane cyane. Twakundaga gukina nko ku ishuri umupira wa karere, no mu rugo twagiraga umuharuro twakundaga gukiniramo agapira twitaga karere n'abandi bana.
hanyuma nkaba narakuze ndi umwana ukunda guseka. mpura na Ildefonse bwa mbere twahuriye muri korali, twaririmbaga muri korali imwe y'abanyeshuri bigaga muri UTAB. Iyo korali ikaba ryari itsinda ryitwa rasa UTAB, niryo twahuriyemo, niho twamenyaniye. Nyuma yo kumenyana twaje gusanga twiga ibintu bimwe, biraduhuza. Biduhuje haje kubaho na gukina kakawete muri iryo tsinda, niho hasa naho hazamukiyemo urukundo rwacu. Birakomeza turakundana, ariko bitari cyane kubera ubuzima bw'ishuri twabagamo no gusenga. Twirinda kubiha umwanya munini kuko twabonaga bishobora kwangiza ubuhamya bwacu. Twaje rero gusa n'ababihisha kugeza aho tubishyiriye ahagaragara. Ndangije kwiga kuko we yigaga imbere yanjye. Ndangije kwiga muri 2018 nibwo urukundo rwacu rwaje gukomeza rutangira kujya ahagaragara. Yvette bwa mbere twahuriye mu muryango w'abanyeshuri b'Abangirikani biga muri kaminuza witwa rasa. Nibwo twahuye bwa mbere. Rero twahuye aza antira ibitabo modire nk'umunyeshuri wigaga imbere ye. Bitangira aho ngaho tukajya tuvugana nk'umukorege mugenzi we yatiye ibitabo, hanyuma tuza no kubana muri uwo muryango w'abanyeshuri b'Abangirikane, tubana muri korali. Ngiye kugitangira kino kibazo. Yvette duhura bwa mbere twahuriye mu muryango w'abanyeshuri b'Abangirikani biga muri kaminuza. Hanyuma tuza gukomezanya no tubana no muri uwo muryango. Bwa mbere twahuye antira ibitabo modire nk'umunyeshuri mukuru we mugenzi we wiga imbere ye, kandi twari dufite amasomo duhuje, twigaga amasomo amwe. Hanyuma dutangira gukominika dutyo, hanyuma biza kugeraho tuza kugira n'icyitwa kakawete, ndamutombora, hanyuma bikomerezaho turakundana kugeza dukundanye bifatika byo kushinga urugo. Ukuntu urukundo rwacu rwatangiye navuga ko bitigeze bibamo, kuko twari dusanzwe tuziranye dukominikana cyane. Byatangiye muri burage nyinshi, uko tugenda tuganira tuburaga tugira dute imitima yacu tuza gusa n'abakururana, uburyo yageze igihe cyo kumbwira ko nkunda yarabanje kuntegura ku buryo nabyakiriye ntamugoye. Ntabwo byambayeho kubera ko amakuru nari nkeneye narayireberaga, naramurebaga, nkareba imico ye, nkareba uko avuga, nkareba uko agenda, nkareba uko yitabira gahunda, kandi tukagira umwanya uhagije wo kuganira. Andi makuru umuntu ashobora gukura ahandi numvaga ntanayakeneye, nta nayo nigeze nshaka. Ibyinshi narabyirebeye nkajya nganira nawe, ibyinshi nkabikura mu biganiro tugirana. Ubundi mu mahame yanjye nagenderagaho kuva aho menyeye ubwenge, nari mfite ihame rivuga ko ntakundana n'umuntu tutamenyeranye, tutamaranye igihe ngo mbe muzi. Oya kuko njyewe ahubwo nta nubwo byatworoheye, kuko twabanje kugirana umubano usanzwe w'abantu bagendana b'abakakawete. Rero twaje kugera igihe cyo gukundana. Nageze igihe mubwira ko mukunda kandi ko dushobora kubana. Nawe yarankundaga kuko twari twarabanje umubano ushobora gutuma abantu bakundana
kuruta uko bakundana mu mwanya mutoya, umwe abisabye undi. Twe twari twaramaze gukundana kubera ko twafashe igihe kirekire. Namubwiye ko mukunda dushyiramo n'ibyo kubana hashize nk'imyaka nk'itatu dukundana. So rero ntabwo byangoye cyane kubera ko n'ubundi twari twaramaze twese kwisanga mu rukundo. Rero icyo ni kimwe mu byatumye muhitamo cyangwa se nemera gukundana nawe tugakomeza mu rugendo rwacu. Ikindi byatumye numva yambera se w'abana banjye ni uko yakundaga gusenga nanjye kandi nkabikunda, nkumva turamutse tubanye ibyo bintu byazadufasha no mu mibanire yacu. Iyo rero ni imwe mu mpamvu yatumye nanone muhitamo. Ikindi ni umuntu uri sociable mu buzima bwe, ni umuntu usabana cyane, wishima, kandi njye nari ntuje cyane nkumva ntabana n'umuntu utuje nkanjye. Numvaga kubana n'umuntu wishima byamfasha nanjye kuba nabashapu, nkarushaho gusabana n'abandi. Izo nizo mpamvu nyamukuru zatumye mukunda. Ikintu cya mbere nzirikana ni ukuntu mu kubana kwacu muri urwo rugendo rwo gukundana, ni umuntu urakara ariko akigarura vuba. Muri uko kwigarura afite n'ukuntu akora ibintu bituma umuntu yagaruka mu munezero. Icyo rero ni ikintu gikomeye mu mibanire yacu ntashobora kwibagirwa no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo hari nk'akabaye ahita akereye utuntu dusekeje, tukambwira utugambo dusekeje dutuma nongera gusubira muri mudu, nkongera kwishima. Ako rero niko kantu cyane kankurura kuri we kandi ntashobora kwibagirwa. Ikindi muri uko kungarura, ni umuntu ntagaragara umwanya muremure. Iyo habaye nk'akantu gatuma atanezerwa arakara ariko agahita ankosora. Ibyo rero ndabimukundira, numva ari
nzajya mukunda njye umuzi mubyeyi we nzajya mukunda njye umuzi nzajya mukunda njye umuzi mare batemba uhamari wori naramuhonya hagorora ikimero akebutsa ndehe nsendo y'icyo kibibi icyaha mu bibimbuye mu buhanga ikikamurangiza mu gituza ikikamutembe. Mubyeyi rero urabyibonera iwacu ukurikije ibyicaro wicayemo zo kwitoza isatumba n'izagayaga urabona ze yuko ari ibugibwa by'umwihariko rero dufite n'amahirwe akomeye cyane amarumbo y'umwaka intazi zahobye ku cyatsi cy'umukipfu icara ugubwe neza numara gutsitsimura tuganire uratubwira aho wahure n'igihe utanyirature birashoboka ko waturutse mu gitondo cyangwa se aho wikinze akayaga k'ishuheri uratubwira n'iby'icyoko kiwanyu bagira imana abe wacu mbere yuko tuyava imuzingo nimunyemere tubanze dusabe nyiri bamutubanisha n'uwatubambiwe we duhora dusaba ijambo ryo gukorera ijuru kugira ngo aturinde ibisitaza n'ibihindira mu ndiba y'isi aturinde guhuzagurika ahubwo adahe guhuza. Uwiteka Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu duciye gufitire tugushimira turagushimira kuri Mana yacu turagushimira kuri Mana yumva kandi turagushimira kuri Mana dufite imigambi myiza niho tugutumiye Mana kugira ngo uzubane natwe muri gitaramo ijambo rivugwe gahunda zose reka zitangire muri wowe zikomerezwe muri wowe zize gusozwa muri wowe kugira ngo kibe cyawe byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Data wambyaye ntabwo ndivuge ko nguha ijambo kubera ko urarisanganwe kandi urarirohorana mu rugo rwawe ahubwo nyemerera wakirangura amajwi wakire kandi uhe ikaze umubyeyi Habineza ukugenereye. Ibyo nabyo ni byiza izo ni imbyino zo kwakira Habineza. Habine Karamenya kubyara garuka hano nongere ngo uhobere. urakoze cyane. Igira hino rwose twarikingije twarishimangije ndabona uzi ufite ubwoba. oya ntabwo Yesu ashimwe. iteka muraho neza? ni amahoro. nagize ngo urusumo rwa rundi rwanya ariko atari urwaha hafi nagize ngo wananiwe kurwambuka naruko twari twarwegeye nategereje cyangwa ni Nyabugogo. yewe nakayira karomborereza kazi ariko kugira ngo ni na gato ntabwo ari kagufi ahubwo watwaranye ntabwo ndagize bari umugisha turaho barishimye cyane. aha hantu rero uhagaze yego hitwa Irukira. ndahakirira urivura izere rwose. aha ni Irukira. uruhande rumwe rwa Rukira ni igisaka cy'imigongo yego urundi ruhande ni igisaka cy'igihunyi yego ariko ni Irukira. ndazamukira kuri iryo kuko araho rigeze. oya urahakirira ntawe ugeze hano ngo agende atahakiriye. urakabyara ndabikwijeje rwose ntuze kugira impungenge. ni amahoro turaho Gicumbi uraho mu majyaruguru Indorwa turaho Indorwa amahumbezi kandi urakoze Mana ameze neza n'ukuri. buriya twaganiraga umukobwa wanjye arimo atunganya cyane ntabwo nagutega bataramenya ubwenge. abazi ubwenge nibo nakwegereza kugira ngo baze kukumfashiriza maze soma ugotomere naho amazi ngo yatembye ageze ku rungu ugotomera rwose bongera amahirwe agatemba nyabona ahubwo ari kuntembana. aya ntukanywa amazi wakabyara wageze iwanjye. umve tugira umutobe twita umunene. umuheke ntabwo nawuguha. umuheke urawuzi?
reka ngendere kuri uyu munini. Gerera kuri uraryoshye. Umunini wabaye. Ongera usome wumve. Reka ndagira agasigara mu isonga. Gotonera rwose ushira inyota. Ibyino ndabizi. Ibyino urabizi. Ubizi neza se? Nuko ntureba mwongere ma. Mwongere uyu mubyeyi. Bakuvuga ko byaryoshye buriya nta wagotomera bitaryoshye buriya yabishima. Ibyino navuze nzi yahereye hasi uba wibeshye. Ubwo rero nanze ko hari ubwozi byina uraza kubimbwira neza. Ni ibyaha ibyo wamenyereje ibyo wamenyereje by'ubuki. Yo twakwishimiye rero ugende wicare ubwe neza n'ababyeyi mwicaranye n'umuryango wa mugari. Ahasigaye abakobwa n'abahungu barahari, ubatume icyo ushaka kibagereho mwese. Urakoze cyane ubuzima bwacu. Kera cyo hambere habaga inkera mu iyambikwa ry'imidende cyangwa se imotore. Iteka rwagati habaga rikanywa abahizi, ababyeyi basogongera bigasozwa amashyi bikagaragaza kwishima. Abiwacu nimumva ko aya mashyi adashyitse muyakubye kwa ibyo birushaho kuba byiza. Urakoze cyane mubyeyi Habineza, nongeye kukubwira ngo wicare ugubwe neza. Ahangaha iwacu nta cyoko cy'icyaka mwakejwemwo, iyo bibaye ngombwa n'ikintu turagicyaha. Umushyitsi ugeze iwacu iteka babaye umutware, nawe kandi wicare ugubwe neza w'imyongo mu mubyeyi. Nyamuneka nsabe abanyakambere kugira ngo bamenye n'izindi ntore zose zageranye n'umubyeyi Habineza, ntabwo ari shokera izindi. Mutebe mutebuke, murakoze cyane. Mwoze kuba ruzungu ngaho komeza ishyira injyana ijyanye muri byiza. Habineza kwegereza uruhu n'umubiri cyangwa ugumye wisukiremo mu bawe uw'inyana kandagira atake kandi ushaka rihaga mu museke nakuri ubusa nkuko ubibona abanyakambere bacu bacyagumya kuwegera. Ariko kandi muri aka kanya tugezemo nakomeje kwitegeza imboni zawe zikantera amatsiko nyakugira Imana. Tuguhaye rugari urakagwira. Urakoze cyane mubyeyi Pastor John kumuye umwanya. Karame Imana ibahe umugisha. Amina. Bantu twazanye rero eka nongere mbasabe, ndabona ku maso yanyu hakeye, nibigaragara ko muguwe neza. Ngaho nimubigaragariza uyu muryango. Nateze amatwi numva ibyo umuhungu wanyu yavugaga, kandi birongera binyongera izindi mbaraga, kuko ibi byose kugira ngo bigerweho bituruka ku Uwiteka Imana. Hereza uwo muhungu wino. Umukobwa we ntiyakwikorera nyakubyara ese koko akobwa wanyu ko mwabarenganyije ra? Oya reka muri iyi minsi basigaye bangana. Ibi twarabibarinze, ariko turavuga ngo barebye umusore w'intarumikwa. Reka dukomeze n'umuco
mwe muhagaze aha ngaha. niko muko hanyuma ntabwo bavoma nta kibindi kigeze kigira ku mutwe wawe Oya. ni ukuri Basaza be umukobwa w'umutesi basaza be bagiye he? Abatekere, abavomere, abagaburire. Mpereza hano, mpereza. barakurenganyije pe umuntu utazi kuvoma N'umuhereza mubyeyi. ni umuhereza Nagira ngo uko bari bambwiye ne kuza ukuboko muri ubu rugo mu gihe turaba tuganira dusabira niyo nama kugira ngo muri uku gutegurwa kwayo imyiteguro igende neza, dusangire ariko tunafatanyiriza hamwe mu bitekerezo byerekeza ku Mana ngo inama iyi nijya mu zindi nijya mu zindi. niwishyire mu zindi mwuka byabo Nyakubyara ndababwira aho naturutse, ariko n'iyi nyungu ni yaho. Mu ndorwa tugira intango zingana zitya. mu ndorwa ngo baregeka cyane Yego. Kandi burya inzuki zaho zikagira ubupfura, ziranyaruka zikagera no hakurya, zikazana ubwo zigahoza zikazana zikavanga. Ariko humure ntabwo nakuzaniye imvange, nakuzaniye ubuhoze gusa. yagize ngo wanzaniye imvange. Urahoze. Maze urahoze. Maze nibibashobokera kugira ngo mbone uko mbagezaho ubutumwa mfite, ariko murantegekana ko nari nibagiwe, reka nongere nkuru. iyi ngiyi ubuki buherekeje ubusasira ijambo. Yego, burarisasira wampaye. uburisasira icyo ni ikinyarwanda. niba rero ubusasira ijambo ndabanza musogongere Nibyo. kugira ngo nguhe ijambo nuko ndi bubushime. Nanjye niyo mpamvu namenye ndaha kubanza amaso, ariko icyo nzi cyo ndakugiriraho umugisha pe. Seka ugaseka, hanyuma agaseka mu gace, agaseka ntibigire ikintu mugaragaza. umuntu azi gutitiriza. Niba ari uko mutareba inyuma, ashobora kuba yarabaye ku karago, uyu mugabo namubonye azi gutitiriza. mu bihe byo hambere umuntu wizerwa atarahara ngo hahirwa wizera batarabona. rega nigeze kugira ibyo mvuga nako ndibuze kubivuga na nyuma, ariko hari urusengero nanyuzeho hariya Gahima, nigeze kuhaza ndeshya nka gutya. Yego, kera birumvikana. aho ugeze aho ngaho ikibuga cy'indege harimo abantu bahasengeraga, bashobora kwibuka umwana bahagarikaga kuri cya kigoma kirekire cy'ikigunguru, agatanga ubuhamya. n'uyu n'uwo nguwo akaragura kazi n'akabona bagakuriyeho rwose. muveho ngende njyahe naho wajya ndahabira icyo ushaka urakibona amaherezo mpaka ukibavana. niko ye umuntu utitiriza gutya se yagenda atabonye icyo yashakaga. yewe usogongere ubuki intumva buryoshye ndakubwira. mugirireho umugisha. umuntu usaba umugisha se kandi bajya kundambika ibiganza barambwiye uwo muzasabira umugisha, abo muzahesha umugisha bazaba ntacyo murimo kumva, ariko abantu urabohereza amazina. yego mubyeyi nyamubyara, iryo jambo ndarizirikana. episkopi babikoze bari mu mugisha. kandi rwose ubuki yanyweye buraryoshye harimo genda ujye hariya mu kibunda cyangwa mu gicucu, sinzi niba ururimi ruhura, uve kuri iri zuba ndabona ari kumereye nabi. hanyuma rwose indangururamajwi yagufasha kuvuga kandi ndabyumva. urakoze nyamubyara. we yanyuma ndasoma kandi ndagira umugisha hariya, ariko bayakwimira ikiguzi kuyasaba. ariko nshishije bugufi ngo hari ukuntu ngerageza
nanjye mbigenze nk'uko mubigenje. ni ukuri ntacyo byaba bitwaye uri imfura urakabyara cyane, nicyo gituma ibi byuma byaje. Ndimo mumpera amashyi rwose. Murakoze cyane mubyeyi, kandi niyo nteko ngari nayo ndayishimye. Hari igihe umuntu avuga ibintu bakagira ngo ahari ni ibiriho, ntabwo ari ubwa mbere nagenda nka gutya nkagera ahantu nkabona barampaye, ariko nkagira ubupfura nkanga kubariza abandi, ariko da nkakomeza nkanavuga abandi nabo bari mu kuryoherwa ku byo naryoheweho. Ni ukuri kw'Imana mwakoze kumpa mukampera nabo nazanye. Urakoze gushima rwose. Kumpa mukampera nabo nazanye nabo. Urakoze gushima rwose. No kubagiraho umugisha kwa. Kandi burya gushima ni umuco mwiza. Yego. Iyo ushimye ubuteye ishema uwaguhaye akakongera. Ni ukuri. Maze rero uzi guhinda shima wacika intege. Bararorera nanjye ibyo ndabizi. Maze rero mubyeyi ndakumva, nagira ngo nzamukire mu ryo umuhungu wanyu mukuru yavugaga, nomekeho n'agakeregeshwa nitwaje, nze gukuza n'ijambo nyamukuru nazanye muri uyu muryango muhagarariye mubyeyi, kugira ngo tubigendanemo neza. Ariko ninza guteba gato mungarure mu nzira, kuko ibyo twarabitojwe. Humura rwose, n'aba babyeyi bari iruhande rwanjye n'abakuru babo karamenya kubyara. Reka nkumare impungenge. Yego. Ngo abakirana baziranye barongera berekana utwobo. Rero tukaba twaturutse mu muryango w'umusaza Wijabahizi Viseni, ariko burya inkuru y'abageze aha tugeze isubira inyuma nk'iy'ababana n'ubundi uba wasubiye ibwana. Ndabyumva. Reka ndurera. Igihe gishize hari murumuna wanjye twohereje muri uyu muryango witwa Mugiraneza, ngende Habineza. Mbese nk'iyo ngiye kugirira ahangaha kubw'ikintu gikomeye cyane, ndetse n'umuhungu yatuye avuga cy'iyi nama dutegereje. Mwumvise ko nababwiye ngo hari iyi Gahima nahagiriye ibihe byiza. Yego. Bituma ngenda nkura, muzi ko muri kirya gihe umva iyo myaka nkiri umusore, abarokore b'icyo gihe bari bazi gucyaha no kwereka umuntu inzira ikwiriye. Yego. Ab'iki gihe, reka rero mubwire muntu w'Imana uri imfura akabyara. Ab'iki gihe babyeyi ba pastor mufite umurimo n'iterambere. Reka nze mbabwire, baravuga ngo abatsinzwe n'ijambo ry'Imana ngo muzamure ibiganza, bakazamura ibiganza bakasengera, bakaba barakijijwe. Reka batatuye twe waravugaga ukatura ukanamiza ukarira amarira ukabira ibyuya ukagira gute. Ubu bazamura ikiganza bakabasengera, maze abo bagiye basengera batyo mufate Yesu mumukomeze, bagusengeye komeza ugera aho tugeze aha ngaha. Maze tuje hano rero twumva icyo kintu cyo gusenga kubw'iyi nama, kugira ngo izagende neza, n'ibizavamo bizabe byiza kurushaho. Rega ni ishema ry'igihugu cyacu. Ni ishema ry'igihugu cyacu, kandi natwe bikatubera ishema. Arega niyo mirimo umuntu arayibutsa cyane rwose. Imana ibahe umugisha. Amen. Nibwo rero twicaye n'umuryango, nababwiye ibihe nagiye ngirira ino, noneho murumva abamfashije muri
muri aka gace ni benshi. Ubwo rero tugirirwa ubuntu ndimo kubaha ubuhamya nuko umuhungu wacu umwe atari ko muzi ko nageze ikirenge mu cyanyu, muzi ko nagiye muri kariya gace nkagirira umugisha wa Faustine na Yohani n'umuryango mugari, ndamubwira ntabona abacu. Twari dufite icyifuzo ko twari twarabengutswe umuryango, twumva n'umwana yateye ikirenge mu cyacu, akasubiraho narindi. Mbaririje bambwira ko mu muryango wanyu nabwo muri mwakomeje wa muriri w'amasengesho, ndetse ko harimo n'umukobwa mu masengesho ufite ibihe byiza. Urabizi ko dusenga turerekwa. Waramweretswe. Iyo dusenga turerekwa. Twebwe dufite abakobwa benshi bari mu bihe byiza basenga. Muri uko kwerekwa rero. None weretswe umwe. Amayerekwa aracyaza. Amayerekwa aracyaza. Nuko ni umusore niwe wagize iryo yerekwa, ariko twe twari twareretswe mbere. Mwe mweretswe umuryango. Tweretswe umuryango. Nuko nibwo rero guhaguruka tubwira Mugiraneza tuti rero nyaruka muri uriya muryango. Ariko waramusize he Mugiraneza? Ndaje ndakubwira. Nanjye naranganyije amaso ndamubura. Ndaje ndakubwira. Mugiraneza rero turamubwira tuti genda dusabire irembo ry'abakobwa. Araza asabira irembo ry'abakobwa nkuko mwari mubivuze. Amasengesho turayakaza. Nyamuneka utwereke. Nuko kera kabaye rero umuhungu nawe mwiyerekwa yagize aza kudufuturira turamenya. Iryo rembo rero twabasabye ry'umugeni ry'umukobwa dusanga rihuje n'iry'umuhungu wacu. Dufite umuhungu izina rye ni Musabirema, kandi burya iyo irema ni Imana idukunda cyane rwose. No dusanga rero arasaba Imana, ariko Imana igakunda. Aratubwira ati nanjye yerekwa ryanyeretse ikunda Yvette. Ndavuga nti mureke dukomeze ya masengesho, ndumva birimo kuza biza. Ubwo rero mu guhaguruka twaje tuvuga ngo reka noneho ubwo twabasabye irembo ry'abakobwa, noneho tubasabe umugeni. Tubasaba umugeni tuwusaba umuryango, kandi none umuryango uze usaba undi muryango. Nyakubyara mubyeyi mwiza, ngiki cyatuzinduye. Twazinduwe no kubasaba umugeni kugira ngo nawe akomeze aze cya gishyito cy'amasengesho cyongere mu yacu. Nuko ari iby'iyo nama, ari n'ibindi bizakurikiraho, nuko tubigendanemo hamwe. Urakoze Nyakubyara. Urakoze rwose. Urakoze cyane. Muryango Musonera Faustine, bumvise uriya mubyeyi, urabona ko ari umusaza usheshe akanguhe, kandi n'ubundi ngo wanga gutenguha atuma mukuru. Ari kumwe n'abandi babyeyi, urimo aravuga ibintu tuzi cyane, tuzi rwose, ntabwo yadutunguye. Kuko aravuze ati twatumye murumuna wanjye aza hano mu muryango wa Musonera Faustine, kandi nibyo uwo mupasiteri witwa Mugiraneza Emmanuel yaje muri uyu muryango. Ntabwo bari umuryango mugari kuriya, nuko mubizi natwe Faustine ntabwo yari yatumye umuryango mugari nkuko tumeze gutya.
ariko hari abasaza harimo Wizeye, harimo umusaza twicaranye, abo twari kumwe. Umugabo araza kuko atubwira ko aje gusaba irembo, kandi murabizi mu Kinyarwanda ubundi ntawimana irembo iryo ari ryo ryose, ariko yavuze ko aje gusaba irembo ry'umugeni koko. Hanyuma rero nyuma y'ikiganiro, nyuma yo gusangira no gusabana, twamwemereye irembo ry'umugeni. Reka musabe abantu bakora ibintu babikore batuje rwose, abantu bakora ibintu babikore batuje, tuganire. Hanyuma rero tumwemerera irembo ry'umugeni nk'uko bisanzwe mu muco wacu. Tanga inkwano z'ifatarembo, inkwano turazishima, tumusezeranya rwose yuko igihe cyose azashakira biri mu maboko ye azaza, kuko abageni turabafite kandi sinamubeshye, ntitwamubeshye. Murabizi ko abageni tubafite, ntabwo ari umwe si babiri muri uyu muryango wa Musonera, turi umuryango mugari, kandi uwagira Imana yagira abaza mu irembo. None rero bavandimwe, umuryango wacu mugari, uriya musaza Habineza yaje gusaba umugeni, yafatiye irembo. Maze muraranganya amaso. Muri iki gihe ibintu byaroroshye, abantu baragenda, hari amahuriro menshi abantu bahuriramo, hari ubukwe, turagenda tukagera hose aho hari, yewe hari byinshi bituma abantu bahura muri iki gihe. Kandi kubera ko ingendo na kera abantu baragendaga n'amaguru, ariko bakamanuka imisozi bakazamuka indi, bakamenyana, bagasurana, bagakundana, bagasabana. Bariya bantu barangajwe imbere na Habineza. Yewe nzimo umuntu umwe gusa, ntabwo babwiye uriya musaza, uriya mupasiteri Ikidikoni Dismas ni inshuti yanjye, turaziranye, yewe no kumwitwaza witeganyirije, kuko umuryango we wigeze kumfata neza cyane, ku buryo we Dismas we ntacyo namuvugaho uretse kumuha ibyo yashaka byose mbifite. Ariko namwe ijisho ryanyu rirebe, hamwe n'abandi bashumba hano, kandi murabona na hariya hari abashumba, mubirebe neza. Nimurangiza murambwira icyo dukorera Habineza n'umuryango we. Murakoze cyane. Ijambo ni iryanyu bavandimwe, umuryango wa Musonera. Wagira ijambo wese, wagira icyo yifuza kuvuga, indangururamajwi irahari. ngo ijambo rivuga umugeni ntiritera amabavu ku rurimi, kandi biba bivuze n'urukundo. Ariko kandi nk'uko data yarabivuze ati ahangaha twisanzure tugire icyo tubivugaho. Mubyeyi Habineza si ugusubiza inyuma, ko nanjye ndimo kubaka inkokora kandi nkunga amaboko kuri imfura, kandi nteruye no kubutereza ubuhanye nabucyura mwanya ungana n'isegonda, kubera ko data arankunda cyane, usibye yuko nawe ntacyo yakumva nk'uko yabivuze. Ariko kandi nagira ngo tubigene none twasobanukiwe. Usaba data umugeni, njye hari aho numvishe nka musaza we, abakobwa bacu urabasaba, kuko dufite abakobwa ntidufite umukobwa, twumvishe tubwije izina umusore usabira, ariko ntabwo watubwiye umugeni usaba ngo tumenye ese ninde, agejeje igihe cyangwa se aracyahari, cyangwa se abakobwa bacu babona uruze ko batwara. Nakora cyangwa sobanukirwa, hanyuma data murakomeza muganire kajya mbere nyakugira Imana. Ariko banza yari yagiye gutunganya ibintu, wamuvuze? Namuvuze. Wenda asubiramo kugira ngo n'abandi batabyumva.
ko buriya navuze ushobora kuba ari cyo nyine wabyumvise wenda hari abandi nabo batabyumvise kasubiremo basubiramo yego mvuga mbera ku muhungu wacu kuko nabwiye ngo ni Musabirema hanyuma tukaba dusaba idukunda kandi iyo uyisaba igukunda nta kikwima ukomeza kugirirwa neza gusa urakoze uri umwana w'umusaza ubwo uri n'umwana wanjye twabyumvise Imana iguhe umugisha murakoze cyane umuryango wacu ngire ngo umusaza atore ijambo mwamwumvishije ndetse yasubiye inyuma wa gatoya uko baje gusaba irembo ry'umugeni kandi irembo ry'umugeni tukarimuha yabasendataze uyu munsi akaba yaje kugira ngo asabe umugeni kandi mu ntore bazananye ndabona nta ntore ifitemo ikizinga rwose zose ni intore ntabwo rero abantu basenga izi ntore z'abantu b'Imana ntabwo twabima umugeni rwose murakoze cyane umushumba uyu niwe uturagiye twese muri iyi paruwase kumuvuguruza rero byangora ariko hari na ba nyirasenge na ba nyina wabo ntabwo nabo tujya namubonye wongeye guha ijambo murakoze umwana wacu idukunda Ivete ntabwo twamubima turabona muri abashumba beza uriya mugabo yaje yasenze umaze iminsi ingahe ku karago n'ubu nari nyohereza n'ubu wari utyo ngo ni ugusenga ubudahwema ubwenge ni umushumba nanjye aranyobora uriya ni umubyeyi ni nyirasenge w'uwo mukobwa wavuze amazina kandi akubwiye ko ahari byonyine kuba kwemereye ko hari n'ikintu gikomeye cyane ubundi ababyeyi bakunda gutsimbarara ku bana none bakubwiye ko hari rero mu izina ry'umuryango wa Musonera Faustin mpagarariye muri aka kanya tutarondogoye tudaciye ikibungo umugeni wasabye arahari kandi turamwemeye umubyeyi turi kumwe ni nyirasenge wa Musabirema muri Defonse ndebye inyuma arambwiye ngo nejejwe n'ijambo nyirasenge wa Ivete avuze nari nje kumushimira nanjye ndahita ngutumikira igira imbere kurimo uhereza uyu mubyeyi aragutumikira kwa nyirasenge wa Ivete murakoze mubyeyi Mana bamugisha maze rero nyakubyara nyakwa pasiteri ndabizi kuko turi abanyarwanda kandi turi imfura turi bakuru ntabwo turi abana umukobwa nyine n'izina rirabivuga ni umukobwa turiteguye kugira ngo mudukoshe natwe tubakwerere rwose reka nicare yicaye arakobwa arakobwa uri umunyarwanda rwose utavangiye ntibikanabe naje mfite ubwoba kuza ukambwira aganyobwe kandi ntabizi maze ndanakijijwe ndumva uri intyoza oya n'abavuga aganyobwe barakijijwe ntabwo iyo azanyemo aganyobwe aba ashaka kuzanamo n'ibindi ubusa aga ntiganyobwa uzi igihe bakavugira bamaze kugama
reka ahise wabo reka tubakoshe rwose. murakoze nyakubyara. muvandimwe Habine, karamenya kubyara. uganira neza ukavuga neza, ni ukuri uri imfura murakoze cyane. kandi uvuze ijambo ryiza, umukobwa baramukwa. nibyo. waje witeguye rero ko tugukosha. yego. muri iyi minsi rero ndagira ngo umare amatsiko. mbateze amatwi. inka udukwera nizo mworoye, muri aborozi, muri abatunzi, n'iza kijyambere. mumenye uburyo ndi bugukosha. rwose kuva aho nzi uyu muryango wacu nabyirutse mbona dutunze, ntabwo twigeze tworora, nta nubwo. mbese birashoboka ko umuntu yatunga atabanje korora? uratungishwa. nagize ngo ugiye kumbwira ngo izo dutunze twazikomoye he? burya tukagira sogokuru akamenya guca bugufi imbere y'umwami, yarahatswe ibwami, nuko agiriye umugisha ku mwami aramugabira, aramutungisha. muhera ko mu batunzi. iyi nkomoko muri abatunzi. murakoze urakabyara. yarigeze ngo ugiye kutuzanira za kijyambere. reka buriya si inyarwanda, burya ziriya si inyarwanda. maze rero yego yavuze ubushize hari inka twarazishimye, none ko ntazaziruta uhakomeza agafata ziriya. mukuru wanjye Marara rwose ziranga twarazishimye, kandi nizo ntazaruta ziriya. reka rero ziba arizo ziba inkwano. rwose nimumbabarire mumpera amashyi Pasiteri Mbonigaba. amashyi. buriya ikinyarwanda ni cyiza pe. n'ubundi kuva kera ntabwo inkwano y'imfatarembo yazaga yonyine, yazanaga n'izindi ziyiherekeje. buri nta nk'igenda yonyine mu nzira. none Pasiteri yibukije yuko hari izaje ziherekeje ifatarembo, zarakuze zirasa neza, zari inyana z'imikangara zicutse, none zirarara imfizi mu mahembe, zirasa neza. yewe Habine nyakubyara, rwose twe twarazishikire ko ushatse kutuguranira kandi nabwo byakugora. ariko rero umva, reka mbabwire, nanagera ahangaha umutima nicyo wahise umbwira. usibye ko kumwe ntabwo wumva, buriya ntabwo twabigena. ugize amahirwe usanze zarashimye n'urwuri cyane, zitari buze kudindira. oya rwose ntabwo zigeze zidindirana, ntabwo zagwabiye na gato. amina. uramenye wuzuye umwuka ahangaha ntawagukira ntitwaza. reka ngarukira. uretse ngo umwuka w'Imana ngo yubaha umwuka w'abahanuzi. yego nyakubyara, ngo yubaha abahanuzi. yego. umwuka kubahe, tuze kuzura umwuka nyuma tumaze. amen. rero nyakubyara, baraza. usibye ko naringiye kubabwira, hari igihe umuntu asaba nka gutya akongera agasaba abantu bakavuga batari ku. noneho ariko waje gusaba n'ubu wishaka kubitsinda cyangwa ubisegure. Habine waje gusaba, komeza usabe,
ntunabisegure ni ugusaba reka nkusaba kandi witeguye guhabwa. Ikindi ni iki? haleluya mba rero urumva ngo urabise ntabwo ari ugusabiriza, waje gusaba nicyo cyaguhagurukije, ngaho usaba ukomeze usabe kuko nicyo cyaguhagurukije uyu munsi. ijambo ry'Imana rivuga ngo musabe muzahabwa. urumva ngo urashaka kubisegurira kandi yaje gusaba. reka mbasabe mbereke umusore naje gusabira. icyo nicyo wansabaga? nicyo nabasabye. ubwire niba washimye ijambo nakubwiye. umva reka nkubwire. urangere ku musore ndamukubajije wasanga namuzi, ariko se wamugaye gusa reka nkubwire kugiye gushyuha gusa. reka nkubwire gusa bareka mvanemo gushima. ntiwumva se wowe urashaka kurira? urumva ibyo bintu urumva nabyemera ko nkubirana gutya. noneho uzajya igihangange cy'umugabo hano. gira umugisha ku mubyeyi. reka rwose reka urangiraho umugisha rwose. Imana iguhe umugisha ikiguhagurukije. umugeni uratahana rwose, humura. urakoze cyane, urakoze rwose. aba bantu ni igitangaza. ikintu gihagurukije uriya mugabo murabona cyoroshye. nimubahe amashyi menshi gusa n'abantu bose. urabona ukuntu agiye abyibushye. noneho rero agiye abyibushye kugiye kubyara rwose. ngirira vuba unyoherereze uwo muhungu aze muramutse. irasesha murebe neza. irasesha kwirasa ni ukugira n'umwambi. oya ni nk'agasekurume k'izuba. burya agasekurume k'izuba karirasa. rero muhagarara mbabwire. birashimishije rwose. muhagarara mbabwire. abahungu njyewe nderekwa banasaba maze bakumvira rimwe. ubu rero mugiye guhura uretse sha nubwo basa bose uretse nze ye urakoze. mukuri mpamagaye umuhungu nasabiye. ntangije haza koperative muje igikunde. iyo mwerura mukambaza ngo ninde nkeneye ntimuze mwese. ubu ntimumpamije kabisa. ariko nta mutwaro ugenda wenyine. uwo muhungu wawe se ngwino niwe ndishaka. sanga umusaza ibyo urasanga sanga umusaza. musabiremo. yego mwongere muha amashyi musabiremo rwose. kare kose iyo umbwira ko ari uyu wazanye ntabwo mba niriwe nkurushya rwose. kare cyane urakabyara. turakwishimiye mwana wanjye, Imana iguhe umugisha. urakoze rwose kunzanira umwana w'umuhungu usatya, umuhungu mwiza. dore ko uruhanga rwanjye nanjye icyo ushaka uravaha ikibazo cyawe gikemesha. maze reka nsabe abantu bashinzwe protokole ya hano b'abakobwa na mwigire hino di. uyu muhungu ntabwo yasubira kwicara hari inyuma. murakoze. ndashaka mumunyerekera aho yicara. ngwino mana maze umufate ukuboko ntunamutinye rwose. yabaye iwacu ubu ngubu. mujyane umwicaze neza. buriya afite n'umuherekeje hariya. abandi wa mugari muri rwariza wa muhungu wageze kubabwira aho mwicara. mwakwicara mutakwicara ntubimbaze. urakoze mubyeyi. uwo narebaga n'uriya ashaka ababyeyi mwajyaga wenda kuragira kugisha kuri uwo muhungu. ababyeyi bacu barakoze cyane kandi baraganira neza. mwamubonye umukwe wacu ni umusore w'igikami, ni umusore ukwiye, ni umusore usiba narubaye. reka nsaba twongere duhuze ibiganza tumushimire ikintu. n'abo basore bakibyibazaho, babiri bajya kuri uruhande abandi babiri bajya kuri urundi cyane. rero mubyeyi n'aba bahungu arabamenye basha arabamenye. reka nabo buriya iki gituma baba bamuherekeje baba bagira ngo bagende bakopere. burya n'umunyeshuri ukopera aba ari umuhanga nawe. barangiza mukirangara birakubyara. ndabashimiye
Alphonse nawe ndamushimiye buriya nari nzi ko arakomeza kundeba ngo mubarize noneho kundeba arimo arabareba yazi ko ari twebwe nyine ari mwebwe bikomokaho hano nirukira yakubyara nimumungirize nawe arakureba se ko mwazanye ibyo yari ufite byose babimuhaye yakubyara nawe nimumungirize ndamukiza mu kanya murakabyara ubwo nidukunda rwose umuhungu wanjye buriya yabyumvise Imana ibamugisha araza mu kanya intambwe y'abakobwa urayizi ntabwo ari nk'iy'abasore ariko urihangana mu kanya uramubona rwose reka mbe nisomera noneho ndibuze kuba mbabwira ibya ganyobwe ngarangije usoma ntabwo garangiza iwacu ntikajya garangira urasoma basubizamo urakoze cyane